Kubaga ni umwe mu mwuga w'ubuvuzi uremereye cyane kuko bisaba kumara amasaha menshi wimenyereza, usoma cyane, ugakora imyitozo myinshi kandi ugashyiraho imbaraga nyinshi, haba iz'umubiri ndetse n'iz'imitekerereze. Urugendo rwo kuba umuganga w'umuhanga mu kubaga rurakomeye, rukaba rusaba imyaka myinshi y'imyitozo ikomeye no kwitanga. Nubwo hari ingorane nyinshi, ntibikuraho ko ari abaganga b'igitsina gore bahanganye n'izo ngorane zose bakemeza kuba abaganga babaga. Kwihangana kwabo n'ubwitange bwabo ntibituma batanga ubuvuzi bufite ireme gusa, ahubwo binategurira n'abandi bana b'igitsina gore inzira yo gutera ikirenge mu cyabo. Ibi kandi bigaragaza ko igitsina kitagombye na rimwe kuba inzitizi mu kugera ku nzozi z'umuntu. Umwanzuro bafashe no kuba baragize icyo bageraho ni urugero ruhebuje ku bakobwa bakiri bato bifuza kuba abaganga babaga. Bagaragaza ko iyo umuntu akoranye umwete kandi akagira ishyaka, ashobora kugira icyo ageraho ndetse n'uwo mwuga uremereye cyane. Uko abagore benshi binjira kandi bagatera imbere mu bijyanye n'ubuvuzi, batanga umusanzu ukomeye, bikaba bigirira akamaro abarwayi n'igihugu cyacu muri rusange. Niyo mpamvu muri iyi video tugiye kurebera hamwe abaganga 5 b'abagore babaga cyangwa se bakora surgery bakomeye cyane mu Rwanda. Abo bagore b'intangarugero bagize uruhare rukomeye mu buvuzi, bagaragaza ubuhanga, ubwitange no kwihangana bidasanzwe. Murakaza neza ku Buzima Center, Jerisim Pacifique. Ubuzima Center. Your health, our priority. Ku mwanya wa 5 turasanga umuganga witwa Dr. Grace Kansayisa. Dr. Kansayisa ni umuganga w'inzobere muri orthopedics. Orthopedics ni ishami ry'ubuvuzi ryibanda mu kwita ku gikanka cyangwa amagufwa, imikaya ndetse n'impuzangingo. Uyu muganga akora muri CHK, aho yobora urwego rw'ubuvuzi rwa orthopedics. Yarangije icyiciro cya 3 cya kaminuza cyangwa se masters muri kaminuza y'u Rwanda mu mwaka wa 2021 mu ishami rya medicine. Akaba ari we mugore wenyine muri uru rwego. Kuri ubu niwe mugore rukumbi mu Rwanda w'umusurgeon muri orthopedics. Mu baganga bagera kuri 35 b'inzobere mu kubaga amagufwa, imikaya ndetse n'amaligament. Mu mwaka wa 2020 Dr. Kansayisa yabonye impamyabumenyi mu kubaga amagufwa ayivanye muri College of Surgeons from East Central and Central Africa, COSESA. Dr. Kansayisa kandi yavuze ko ashishikajwe cyane no gushyiraho ikigo kizagifasha abiga orthopedic surgery mu kwiga neza kandi batuje. Ku mwanya wa 4 turasanga Dr. Giselle Bonageranijuru. Dr. Giselle ni umwe mu bagore ba mbere mu Rwanda babaye abaganga b'inzobere mu kubaga. Ni umuganga ukora akazi k'ingenzi cyane, akaba akorera muri CHK. Dr. Giselle kandi afite umwihariko wo kuba ari we muganga ubaga w'abana wa mbere w'umugore wahawe amahugurwa mu Rwanda. Dr. Giselle ntabwo ari umuhanga mu gufasha abana gusa, ahubwo nanone ashishikajwe cyane no kumenya ibintu byinshi kandi akunda kwiga. Yakoze ubushakashatsi bwinshi kugira ngo abone uburyo bwiza bwo kwigisha abandi baganga uko baba abaganga babaga, uko bakwirinda kwandura indwara nyuma yo kubaga, n'uburyo bwo kwita ku barwayi bari mu cyumba cy'indembe kugira ngo abantu benshi barokoke. Dr. Giselle ni umuganga w'umuhanga cyane, umushakashatsi wari ufite amatsiko, kandi ni urugero rwiza rwo kuba umuntu wese inzozi afite zo kuba umuganga yazigeraho. Ku mwanya wa 3 turasanga Dr. Françoise Mukagaju. Dr. Mukagaju ni umuganga w'inzobere mu kubaga muri plastic surgery. Akorera mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal. Plastic surgery ni uburyo bwo kubaga bugamije gusana cyangwa se guhindura ibice bitandukanye by'umubiri. Dr. Mukagaju yihariye mu kubaga no gusana ibikomere by'imvune, gukuramo ibyimba bya kanseri mu mubiri, kuvura abavukanye ubumuga bw'amaboko, kubaga abafite ibibari, ndetse no kuvura ibikomere byatewe n'ubushye. Ubumenyi afite muri izo ngeri zose bumwemerera kugira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abarwayi, kuko bafasha gukira no kongera gukora neza no kwigira icyizere nyuma yo gukomereka bikomeye cyangwa se abavukanye indwara kavukire. Mu kiganiro Dr. Mukagaju yagiranye na Operation Smile, yagaragaje ko yifuza gushishikariza abagore benshi cyangwa se igitsina gore muri rusange kwinjira mu bijyanye n'ubuvuzi cyane. Yavuze ko mu gihugu cy'u Rwanda nta bagore benshi babaga ugereranyije na bagenzi babo b'abagabo. Agaragaza ko imibare ikiri hasi cyane. Yifuza gushishikariza abandi bagore kugira ngo umubare wabo ugende urushaho kwiyongera. Dr. Mukagaju yagaragaje ko imbogamizi ya mbere yo kongera umubare w'abaganga babaga w'abagore ari imitekerereze y'uko kubaga ari urwego rwakagombye gukorwamo n'abagabo gusa.
Dr Mukagaju yasobanuye ko imitekerereze yatumye abantu batekereza ko kubaga ari umurimo w'abagabo kubera ko bisaba imbaraga nyinshi n'umwanya munini. Yavuze ko akenshi abaganga babaga bahora mu bitaro hafi igihe cyose kandi bakabyuka mu gicuku kugira ngo bajye kwita ku barwayi. Iyi mitekerereze yaciye intege abagore benshi mu gukurikira umwuga wo kubaga nubwo baba bafite ubushobozi n'ubushake. Ku mwanya wa kabiri turasanga Dr Niragire Alice. Dr Alice wavutse mu 1982 ni umuganga w'ikirangirire w'inzobere mu kubaga cases zikomeye kandi zihutirwa ziri emergency. Akaba akorera mu bitaro bya CHK. Uretse inshingano ze z'ibanze, Dr Alice kandi akora surgery y'izindi cases zitari emergency, kandi umwanya munini awukoresha yigisha abanyeshuri biga ubuvuzi ndetse n'abaganga biga kubaga mu bitaro. Urugendo rw'amasomo rwatangiriye mu ishuri ribanza rya Nyarurama mu karere ka Ruhango, akomeza amashuri yisumbuye mu ishuri rya siyansi rya Byimana aho yize ibijyanye na biochemistry. Mu mwaka wa 2004 Dr Niragire yinjiye muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda ubizwi nka UR aho yize kuri scholarship ya leta. Mu myaka 6 yakurikiyeho yabonye impamyabumenyi muri General Medicine. Mu mwaka wa 2015 yabonye impamyabumenyi nk'umuganga w'inzobere mu kubaga. Dr Niragire afite agahigo kuba yarabaye umuganga ubaga wa mbere w'umugore mu Rwanda. Yatangiye umwuga w'ubuvuzi mu bitaro bya Rwamagana aho yakoze mu gihe kingana n'umwaka umwe. Ku mwanya wa mbere turasanga Dr Claire Karekezi. Dr Claire Karekezi wavutse mu 1982 niwe mugore wa mbere w'umuganga w'inzobere mu kubaga kuri system nervous ikubiyemo ubwonko, urutirigongo ndetse n'imyakura. Aba bakaba bita aba neurosurgeon. Akaba ari umwe mu baganga batandatu b'aba neurosurgeon mu Rwanda. Dr Claire Karekezi akorera mu bitaro bya gisirikare by'u Rwanda aho yihariye mu buvuzi bwo kwita ku bibyimba byo mu bwonko ndetse n'izindi kondisiyo nyinshi zibasira ubwonko. Byongeyeho kandi Dr Claire ni umwarimu mukuru mu kubaga muri Kaminuza y'u Rwanda School of Medicine and Pharmacy. Dr Claire Karekezi yavukiye mu ntara y'Amajyepfo. Yize amashuri abanza n'ayisumbuye i Kigali. Mu mwaka wa 2002 yatangiye kwiga muri Kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'ubuvuzi aho yarangije afite impamyabumenyi y'ikirenga muri General Medicine mu mwaka wa 2009. Mu mwaka wa 2011 yabaye admitted muri Kaminuza ya Mohammed V World Federation of Neurosurgical Societies i Rabat muri Maroc aho bahawe amahugurwa nk'aba-neurosurgeon bo muri Afurika. Ahabwa impamyabumenyi nk'umu-neurosurgeon mu mwaka wa 2016. Yongeye kwiyandikisha mu mahugurwa ashaka kwiga ibijyanye na neuro-oncology mu bitaro bya Brigham and Women byigisha abanyeshuri bo muri Harvard Medical School biherereye muri USA. Akaba yaragiye muri ayo mahugurwa nk'umuganga mpuzamahanga w'inzobere mu kubaga mu mwaka wa 2016 nanone. Dr Claire Karekezi nyuma yaho yasoje andi mahugurwa y'ubuvuzi mu mwaka wa 2017-2018 muri neuro-oncology and skull-based surgery muri Kaminuza ya Toronto. Muri Kanama 2018 yagarutse mu Rwanda nk'umuganga wa mbere w'umugore w'umu-neurosurgeon. Yatangiye umwuga wo mu bitaro bya gisirikare by'u Rwanda muri Mutarama 2019. Usibye akazi k'ubuvuzi akora, agerageza kumenyekanisha ko hakenewe abaganga b'abagore b'aba-neurosurgeon kugira ngo bafashe abakobwa bakiri bato guhangana n'inzitizi zitandukanye zatuma batagera ku ntego zabo. Na video yacu irangiriye. Niba utarakora subscribe ukaba ushaka ko twajya tubana mu bindi biganiro, wayikora twajya tubana kandi natwe twaba udufashije. Mwakoze kudukurikira. Ibihe byiza. Ubuzima Center. Your health, our priority.